nta utwika inzu ngo ahishe umwotsi, kandi agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru. Hari impamvu dutangiye gutyo. Dutangiranye n'umugabo w'umukire w'umuherwe, ariko ari mu bintu bikojeje isoni cyangwa se bidahesheje umuryango we agaciro. Yafashe umukobwa amuzana ahangaha kuri iki kinwa cy'imodoka cya kindi kigenda gitiyura, amuzanamo kugira ngo bagire uko bigenza, kugira ngo bahuge. Umwana nawe yamusize mu modoka, yamaze kumusiga mu modoka atangira gucokoza muri iki kimodoka gikora umuhanda, atangira kugenda akorakora kuri buto, akanda ikimodoka kikizamura. Mana nyagasani, ugiye kuba waryoherwa. Umwana yakomeje kugenda akora kuri bya fitensi, niba ari fitensi abantu muzi imodoka muraza kutubwira, kuri cya kintu bagenda bahinduranya amafitensi, noneho kiriya kintu kikizamura. Uyu mama nawe yaraje azaniye agakoma umwana we, yari amusize ku kazi rwose, avuga uti ngiye mu rugo ndaje mu kanya gatoya. Akiza hari ibyo yabonye, yagiye kubona abona umukobwa mu kirere n'umugabo we, yibaza ibibaye, atangira kuvuga ati bigenze bite, umugabo wanjye se nuriya ninde bari kumwe ko mbona impanuka igiye kuba yaba. Nawe ukibibona urabona ko ni ibintu bigoye cyane, binateye ubwoba cyane rwose. Bari bagiye kugira ibyo bigenza, umwana atangira gukora kuri telegisiyo, agiye ni telegisiyo kuri vola, atangira kugenda akaraga habonye. Ese birarangira bite? Uyu yaje yirukanka avuga uti rukundo rwanjye bimeze bite, ese bimeze bite? Yahise aza afungura umuryango yirukanka, asanga umwana yakifatiyemo arimo aratwara. Ati ye ntabwo bibaho, ntabwo bitangaje, ibi bintu se bigenze bite? Ati mwana we uri mu biki? Ati sigaho. Umwana arakomeza yishimye cyane, arimo aratwara, arimo arakora ibyo papa we ajya akora. Icyo atazi ni uko agiye kuba yashyingura papa we n'uriya mukobwa. Niba wageze aha ugiye kuba wasobanukirwa. Yaramubajije ngo papa ari hehe, papa ari hehe? Agiye kureba amubona hejuru yimanitsemo muri kiriya kintuza gikora umuhanda kigenda gitiyura ibitaka. Yahise aza abwira umwana ati ngwino hano, ati ngwino hano. Ahita afata umwana. Aba nabo baheze mu rungabangabo. Biragenda bite? Umugabo arashaka gutaruka, umukobwa akamubuza ati hariya ni kure cyane, urabasha kuba wahita upfa. Ati ba witonze tubanze turebe ko twabona ubufasha. Ese birarangira bite? Uyu mugabo nawe yahise aza atangira kuvuga uti muduhe ubufasha. Uyu mukobwa atangira kumubwira ati ubundi si wowe, ubundi iyo tujya muri rogi, ubundi iyo tujya gufata icyumba byari kugutwara iki? Ni ngombwa gukorera ibintu nk'ibi ngibi byiyubashye, aho tubonye nyumvira we ngo byiyubashye. Batangiye guhamagara ati ubufasha, ati dukeneye ubufasha, ati ubuzima bwacu buri mu kaga, ati turabinginze nimudutabare. Ese ari nkawe wabigira ute? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere ugiye kuba wasobanukirwa, wowe kanda subscribe, ibindi rwose ukore na like, nibinagukundira rwose ukore share. Ubundi niba rwose utaranakora subscribe ni ikibazo cy'igihe, inshallah uzayikora, ukomeze kuduteza imbere, dukomeze kujya mbere. Bashatse gutaruka bombi babura aho batarukira. Ese biragenda bite? Afashe umwana we amukuramo, biragenda bite? Kurikira intambwe ku yindi uraza gusobanukirwa. Uyu mukobwa yatangiye gutabaza, arashaka gutaruka, gusa cyatumbagiye cyane kigera mu bicu, sinzi ko biraza gukunda. Uyu nawe yaje asakuza avuga ngo ubundi ninde wabashyize aho ngaho koko, ubundi mwagiyemo aho ngaho mushaka iki? Mana nyagasani. Atangira gutabaza, nta kintu afite cyo kuba yabakorera kuko ntagazi kuba yatwara kiriya kimashini. Hari uwaje akaboko ngako, arangije atangira kumanura. Ninde uriya muntu? Uraza gusobanukirwa. Uyu aracyari kumubwira ati ubundi mwajyaga aho ngaho mushaka iki? Ati baze ko ugiye kunsiga njyenyine, ati ibyo bintu ntabwo ari byo. Yatangiye gusakuza, ari nako abashitinga, ari nako kari kugenda kamanuka, kari akantu kameze nk'ingorofani kaba kari ku modoka nyine, kagenda gatiyura gakora umuhanda, gatangira kugenda kamanuka gake gake, intambwe ku yindi. Kuba wageze ahangaha rwose uramenye niba ugeze kuri uyu munota, ntugende utarangije iyi video kuko ugiye kuryoherwa. Nahisemo video nk'iyi ngiyi kugira ngo ibashe kuba yagira isomo itanga rwose. Yaje asaba imbabazi, atumbabarire mugore mwiza, atumbabarire ku byabaye, ati narindi gukora, ati naringiye kumwigisha uko batwara imodoka, atari ko birangiye gutya.
umugore yararakaye cyane mu mujinya mwinshi cyane, abonye uriya mukobwa hari aho amuzi, ati ntabwo byumvikana, ati ugomba kunsobanurira ukambwira impamvu y'ibi bintu byose, ati reka gutomboka wa mugore we, ati reka kwisararanga. Akihagera ahangaha uyu nguyu niwe uvuye mu modoka, niwe umaze kubamanura, yatangiye kuvuga abwira uyu mumama amubwira ati ndabizi neza, ati narabikubwiye urabihakana. Hari ibyo yatangiye kumwibutsa. Igihe gishije umunsi umwe ni uku byagenze, yaje aje mu kazi, aje kwikorera akazi kuko arabakorera, uyu ni umusore ubakorera, asanga bose arimo aratanga udusomyo, hari serivisi ari guhabwa, hari serivisi ari gutanga, arabyibonera neza. Wibuke ni inkuru ari kubwira uriya mumama avuga uti ubushize narakubwiye ungira umusazi. Uyu yarabibonye, kurikira uko byagenze umenye uko byagenze. Yaravuze ati ibi bintu ngiye ntabwo nabyihererana, ntabwo ndakabati, ngiye kuba natanga amakuru aho ngomba kuba yayatanga. Yaraje kibuno mamaguru. Niba abasore bigirira rwose ubuntu bwo kuvuga, akanwa kabo kagira ubuntu bwinshi cyane. Yaraje avuga ati mabuja I'm sorry, umbabarire cyane, ati se kuza wirukanka utarwambaye bigenze bite? Ati mbwiza ukuri, tuzi ubundi ubashe kuba wambwira. Ati umbabarire, gusa ibintu ngiye kukubwira ntubyite ubujajwa cyangwa ngo ubyite ukundi kuntu, gusa bosi wawe arimo araguca inyuma, ati nari ngiye mu kazi arimo araguca inyuma. Ati ibyo bintu uvuze nibyo? Ati ntabwo byumvikana. Ati nizere ko ibintu uri kumbwira uri kunshushanya, ati nizere yuko ari igikinisho, urashaka kureba uko nigira se? Ati urashaka kureba uko nigira? Ati ntabwo yabikora. Ati niba ndabizi neza, ati nta kintu yakora nk'icyo ngicyo gisa n'icyo ngicyo, kuko ni isezerano yamaye. Ati ngiye nabiboneye, ati none uri kuvuga, ati baze ko nanze kubyihererana, ati niba ujya ngo ndakubeshya, ati ngwino mutware nawe wihere ijisho. Yamutwaye atabishaka, gusa aramutwara nyine tu. Ati natangiye mbabwira ngo rwose agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Aba bari bavuyeyo bamaze gutanga serivisi neza rwose, ibintu bimaze kugenda. Uyu yamutungiye agatoki aramubwira ati dore ngaba ariya, ati dore ngaba ari abavuye kubikora rwose. Uyu mukobwa yahise agira ubwoba bwinshi cyane, mabuja we yari ahageze. Uyu nawe mugabo rwose ati ntabwo byumvikana ko muje mwirukanka mutarwambaye, muje gukora iki ahangaha? Ati rwose, ati mugabo wanjye, ati uyu mukozi ambwiye ibyo wari uri gukorana n'uwo mukobwa, ati byose yabimbwiye, ati niyo mpamvu aje kundeba. Ati no, ati njyewe naje kwaka akazi, ati naje kureba ahantu nzakorera, none muri kuvuga ngo ngiye nasambanye na bosi. Ati uyu nguyu naje kugira ngo ame kazi, ati abashe kuba yama stage n'ibikunda abe yame n'akazi. Ati niba ari n'ibyo byanyu, tireka mitena nigendera. Umukobwa yahise avamo. Uyu nawe yatangiye kuvuga ati iriya niyo stage se yaraje gukora, Uyu nawe aravuga ati ariko mwabaye muti, ati ngiye napanze n'umugore wanjye, navuganye n'umugore wanjye yuko dushaka undi muntu uduha akazi akabasha kuba yadukora neza, akazi kacu kagatera imbere. None ndamuzanye mu gihe ndi kumwereka ibikorwa ngo ngiye ndi kumuca inyuma. Wumve abakubise ingingo, gusa uriya musore yamwiboneye, umusore bamuhindura umusazi. Yahise aza, umugore yahise ajya ku ruhande rw'umugabo. Ni bya bindi bavuga ati nubona abagabo barwanye bashwanye n'umugore ujye wituriza. Yatangiye gusaba umugabo w'imbabazi, asobanurira uriya musore umuhuruje kugira ngo amwumvishe yuko ibyo rwose yabonye atari byo. Umugore arimo aramubwira ati ibyo wabonye si byo, uriya mukobwa turamukeneye kugira ngo tumuhe akazi. Atariko ati nubwo ugiye ku ruhande rwe, ati ngiye nari nje kukwereka ibiri kujya mbere, ati ngiye hari ibyo nabonye, ati hari ibyo niboneye n'amaso yanjye. Wibuke neza ni inkuru ari kumubwira. Buriya umugore n'umugabo aho biyungira ntawamenya. Ibaze neza ibintu uyu musore ari kumubwira nibyo, ariko we ntabwo ashaka kubyumva kuko amukubise ahababaza, amukubise ingingo. Arangije aramubwira ati isori ihangane, ibyo wabonye si byo, ntabwo ari byo rwose, umugabo wanjye ndamwizera, ntabwo yanca inyuma. Ari nako uyu mugabo amubwira ati ubusore nk'ubu ngubu bubasha kuba vugavuzwa, bushabasha kuba bwasenya ingo z'abandi, mujye mubwirinda. Ati ngiye ntago ndagasore boss, ati njye urampemba ndabizi, ati ariko reka nkubwire neza ibi bintu uzajya hanze, ati igihe nikigera uzajya hanze. Uyu yazunguje umutwe arigendera. Nta gasaza rwose, ni umusore w'agasaza, nuko agenda.
yatangiye gusaba imbabazi umugabo we. Ibaze nawe, arimo arasaba imbabazi umugabo we amubwira ati mbabarira sheri, ati si ukugukeka kundi, ati arambeshye, ati kandi nawe urabizi ko ngukunda, ati nanjye ndagukunda sheri, ati gusa yakubeshye ntago nabikora, ati ntago nakora ikosa ryo kuguca inyuma, kandi ubuzima bwanjye tubayemo njye nawe turabuzi, ati sinakora ikosa nk'iryo rero ryo kukurenzaho undi muntu, urampagije rukundo rwanjye. Baragiye. Mana nyagasani. Kurikira intambwe ku yindi uraza gusobanukirwa. Ati uyu mugabo ati vana ibyo bugamba aho ngaho, ibyo uvuga ntago ari byo, ati ibyo uvuga ntago ari byo, ibyo ntaho byabaye, wa musore we urashaka kunsenyera. Umugore yatangiye kujya ku ruhande rwe aramubwira ati ceceka aho ngaho, ati byonyine kuba umwana yafashe vura cyangwa yafashe kiriya kinuza akabazamura ibyo mwari mugiye gukora. Yaramubajije ngo iyo resani yafunguwe n'iki, umukandara wari wambaye wawushyize hehe? Umukobwa aramwitegereza, ari nako umugore amubwira uti icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ibyo uyu musore ambwira nibyo, ati n'ikindi gihe wa mugabo we, ati ngomba kugushyira ku murongo. Umukobwa yarahumuye cyane, umukobwa arashinyiriza, ni umugome. Uyu mama nawe yabyiboneye neza ko ibyo umusore yamubwiraga ari ukuri. Umugabo byaramurenze, aravuga ati noke nta kibazo, noneho bigenda uko byakagiye, noneho ngiye nta n'ikintu mpinduraho, namaze niba nanaguca n'inyuma nawe ujye ubikora. Umugore yararakaye, umugore yaramwumvirije, areba umugabo we ukuntu yamwisubiranyeho, biramubabaza cyane, ahita yegera umukobwa we ahita amufataho. Nuko yamufashe, yahise amufata akaboko, ahita amwereka yuko n'ibyo akora rwose asanzwe abikora. Ati ntiwamfashe, ati ariko noneho ngwino tunigendere. Mana nyagasani, kurikira uze gusobanukirwa. Umusore yaramubwiye ati hangane, ati ibyo nakubwiye nawe utangiye kubyibonera. Nawe azunguza umutwe aramubwira ati nibyo koko. Umusore aramubwira ati ariko ndaje nkwereka agatendo, ati ndaje nkwereka operasiyo. Tugaruka ahangaha, umugabo yaramuzanye, ni umukire cyane, ni umuherwe, ataha niho iwanjye, ati tugiye kuba twakwisanzura noneho birenze kandi ntago bahari. Umukobwa aramubwira ati se ntawe uhari? Ati no, ati yagiye mu kazi kandi amasaha azira ndayazi, ati humura. Uyu nguyu nawe amureba akana ko mu jisho, ati sawa, ati ubwo ari iwawe noneho atari mu kazi muri cya kimodoka cyawe, ubu noneho tugiye kuba twaryoshye. Mwana nyagasani, kurikira. Uyu nawe yabariye kava, niyo mpamvu yabwiye uriya mugore, aramubwira ari we mabuja we, ati rwose tugiye kuba nagukorera operasiyo. Sasa yatangiye, arimo aramugenza. Ibaze nawe ubaye ufite umukozi nk'uyu nguyu utabasha kuba yakugirira ibanga uri bosi ukamumenya, ese wamukorera iki? Wamukorera iki koko ko ibintu aba ari hatari? Uyu nawe yaraje yabiboneye neza, barinjiye. Umukobwa abwiye uriya mugabo ati se nta kibazo, ati mabuja wawe, ati umugore wawe, ati ntawe uhari, ati ntawe uhari yagiye, ahari buzire igihe ndakizi, turaza gukoresha igihe gito cyane. Ati ntago watwika inzu ngo uhishe umwotsi ntago wabasha kuba wawuhisha rwose. Uyu nawe yakomeje kubinjirana runono, gake gake agenda intambwe ku yindi, akatana ibivuga rwose kugira ngo abashe kuba yaca amazima. Bino bintu biramagira, bino bintu bisenya ingo, bino bintu ni icyaha gikomeye cyane. Buri iyo wasezeranye n'umuntu ukavuga ko muzabana mu bino no mu byiza, uba ugomba kumwakira uko ari, ntumurenzeho abandi bantu rwose. Ibi bintu bigira imivumo ikomeye cyane, niyo mpamvu abantu benshi babasha kuba batandukana. Aba ngaba bari mu byo bakora, dore rwose urabona bari kubyiga, nta kintu bitayeho, bari mu kazi kose. Aha ni handi bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Yaraje afata ibimenyetso arabikusanya, afata n'agapupe rwose aragatwara, ati nta kibazo, ati ubu ngubu noneho mfite uruvugiro, ati ngiye guhabwa agaciro nk'abandi bose. Nta foto nta cyabaye, ese biraza kurangira bite? Noneho nyizere yuko niba utarakora subscribe, naho tugeze ugiye kuba wayikora, ubundi tugakomeza tukazamurana. Iyi channel ni nshyashya, turashaka kuzuza
igihumbi, abasaba igihumbi, tukuzuza na watch time ibihumbi 4, kandi nimwe muzabimfashamo mu buntu bwanyu n'urukundo rwanyu. Ndabasaba ubufasha kugira ngo tuzamurane. Yaraje akingura ahangaha biranga, asanga rwibanye, hari ibyo yakomye biragwa, yakomye agacupa k'amazi, byanga bikunda araraburije. Uyu yaje yirukanka aje kureba ibibaye, yatanafunze n'imikandara rwose. Ahindukiye abona ni ka gahungu kamurebanye umujinya, ati wowe, ati buri kimwe cyose nakibonye, ati buri kimwe cyose nagitwaye muri telefone, ati urimo usambana, uri muca inyuma umugore wawe, ati wangize injiji, ati ariko bigomba kurangira. Uyu narambwiye ati ari kurangiye nzikisha, ubuzima bwanjye mfite uko mbutwara bitandukanye n'uko ubitekereza n'uko ubishaka. Ati ceceka aho ngaho, ati wangize injiji, ati wangize injiji, unyita umuntu utazi ibyo arimo, utazi ibyo abona. Ese birarangira bite? Uyu yakomeje kumubwira, namubwira ati urugo rwanjye, ati nakuzanye kugira ngo nkuhe akazi, ntago waje kunsenyera. Ati urwo telefone rwawe, ati nanarufata nkarumena, ati noneho akira ngiyi ibeshyu uyikoreho. Ati ibeshyu uyikoreho, ati buri kimwe cyose kirimo, ati kandi ugomba kubiryozwa, umugore wawe akabasha kuba yamenya ibyo ari byo. Yayifata ya telefone ahita kubita hasi, rwa telefone ararumena. Bivuze ngo ibimenyetso byose abashe kuba yabisiba, nta n'ahantu ashobora kuba yabikura uretse kuvugisha umunwa, nta kindi kintu yakora. Ati noneho iyo telefone yawe wiratana, ati ndayimennye, tuzerebe icyo uzajya uhamagaza umugore wanjye umubwira ubusabusa aho ngaho. Tugaruka kuri uru ruhande, uyu nawe yaratatse, uwo bari kugira nyine bari kubyiga, yaramusize mu gitanda, yaratatse. Se abonye iki? Uyu nawe yahise ava mu kwiteranya n'uyu musore, ahita yirukanka, nawe agenda amukurikiye. Ese uyu mukobwa abonye iki? Ati miyamo, ati urukundo rwanjye ubaye iki, bigenze bite? Ese bigenze bite? Kumbe wa mumama nawe yari yakavarinze, yari yariye rwose umupango bawize neza. Ati aha, ati mugabo wanjye, ati rero, ati ubu noneho nta nubwo nshatse nakwita umugabo wanjye, ahubwo nakwita ikindi kintu. Ati wa mugore we, ati umbabarire, atari gukoza amakosa cyane kunyivangira mu buzima. Ati mwivangira mu buzima gute kandi twaracanze ubuzima? Ati ceceka aho ngaho. Ati mabuja, ati noneho urabyiboneye, ati urabyiboneye, ati narabikubwiye. Afashe telefone yanjye arayimena, ati ariko yarazi ko ibintu byose nabirangije kandi twe twabikoze neza. Ati tuza musore, ati tuza, ubu ngubu noneho namwifatiye, ukuri kwawe ni ukuri, ibyo uvuga byose ni ukuri. Ati niyo mpamvu uyu mugabo ngiye kumuha ikigwa n'ikindi gihe, ibintu byanjye byose namuzanye mu buzima bwanjye, muhereza imitungo, muhereza buri kimwe, ariko ntabwo yagizemo agaciro. Tugaruka kuri uru ruhande, uyu nawe yaje kare, ibyo ari kubwira uriya mugabo we, yaje kare batarakora ibintu, ajya munsi y'igitanda, yari yabiteguye neza. Gusa uyu mukobwa yari afite n'impungenge, amubwira uti ese mabuja wawe ntawe uhari? Ati umugore wawe ntawe uhari? baramubwira ati ntawe. Kumbe bari babyize neza, ni ya operasiyo. Ahangaha arimo aramusobanurira, amubwira ati sheri, tuza ahangaha dukora ibyo dukora, twishimane, akazi kose gatangire neza, humura, ni wowe nkunda, ni wowe nshaka kuzaha imitungo yanjye yose, uriya mugore nkamwica nabi, kamukura mu buzima bwanjye. Undi nawe ari kubyumva, ari munsi y'igitanda. Disi abantu nk'aba ngaba bareze, babaho cyane, batajya banyurwa n'abagore bashatse bagashaka kujya ahandi. Ako bino bintu mujye munasenga, baranabiroga si gusa. Uyu nawe yemeye ajya munsi y'igitanda kugira ngo abashe kuba yakurura amakuru yose. Ese birarangira bite? Nibyo amubwiraga ati ibintu byose nabyumvishe, n'ibyo ushaka kuba wankorera, n'ibyo ushaka kuba wanyica, byose nabyumvishe. Yahise afata igikapu, ati ngaho fata ibyahi byawe nakuguriye n'ibiki byose, uhita umvira ahangaha ugende. Ati amafaranga yose naguhaye uburenganzira, ariko nta kintu wigeze, ntago wigeze unyurwa. Ati isa ahangaha iki gikapu ko nta myenda irimo, ndatwaramo iki? Ati kino gikapu gishaje. Ndavuga ati, aramubwira ati fata ibyawe utwawe duto tworoheje ugende, kuko nta kindi kintu uri busohokane. Ati nta kindi kintu uri busohokane ahangaha. Umukobwa aramureba, kumbi nta kintu yari afite, yakijijwe n'umugore. Kuki umuntu agukiza ugashaka kumwicisha kugira ngo aguhe ibyo yagukijijemo? Ni ukubera iki? Bana mujye muri komenti mutubwire.
umugabo yatangiye kwikora mu ruhara, ari nako umugore amukatira amubwira ati sohoka ahangaha, ati sohoka ahangaha ugenda, umwana wanjye nzamwirerana, n'ubundi wowe uri imbwa nta kintu umaze. Gusa umukobwa yahise abwira umugabo ati umva rero wa mugabo, urumva uri n'umukene, gusa ngiye hari ubushobozi buke mfite, ngwino tujye kwibanira, uyu nguyu biragaragara yuko mutashobokana, n'ubundi wangenzeho igihe kinini, iki ni cyo gihe ngo njye kubana nawe nunanira nzaguta, ugende cyangwa wirukane. Nyagasani, uyu musore ibyo yavugaga kuva ku munsi wa mbere ajya kumureba bari kumuca inyuma babeshya ngo yaje muri stage, byose ahise abona yuko byari iby'ijana ku ijana. Ari nako amubwira ati umbabarire, ati nabanje kukugira umusazi, ati ariko aho nkumviye nkagutega amatwi urabona ko ibintu byose ari ukuri, umbabarire, Imana iguha umugisha rwose, ati kuba ntarakwirengagije, ntaraguhaye agaciro wari ukwiye. Uyu naramubwira ati ubundi biba bisaba igihe kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo, umutima wanjye ngiye sinjya mbeshya, mvugisha ukuri, waranyubashye akazi, nanjye nagombaga kukwereka yuko ibintu byose icyizere wampaye. Tubabwira ngo birangiye neza cyane,